Banyarwandakazi, Banyarwanda, nanone nimupende ubasuhuza, ndabaramukije mwese. Mfite ikiganiro nsa n'ukomeza kuri uyu munsi, ariko kiragenda kidevelopa cyangwa gihindura isura ukurikije ingingo nenda kugeza ku bakunzi b'uyu muyoboro wanjye. Ndagaruka ku butabera mu Rwanda, ku bantu bamwe muri iriya ngoma y'igitugu iyobowe na Kagame bindakoreka. Mwese muzi ko duherutse gupfusha abana bacu, abana b'abagenzi, abana b'inshuti, ndetse n'abandi banyarwanda bapfa muri rusange, baba abahutu, baba abatwa, baba abatutsi, bakazira akarengane, ntibahabwe ubutabera. Yewe n'abacamanza bo mu Rwanda ntacyo bamaze muri iyi minsi mu Rwanda kuvuga ku bibazo biberayo, cyane cyane akarengane gakorwa n'iriya sisitemu ya Kagame iyoboye u Rwanda. Nta mucamanza, nta muroya wabona waguhagararira ngo azatsinde urwo rubanza, ngo azakurenganure. Bityo rero no kuri abana baherutse gupfa, abana bacu b'abakobwa bicwa n'abandi bana ariko bava mu bantu b'inkoramaraso bamenyereye gukorera iriya ngoma, bigize ibikoresho by'umwicanyi, nta butabera bazabona. Nta butabera bushoboka mu Rwanda kuri bariya abana bacu b'abakobwa bahitanwe n'amarozi. Abakobwa bombi banya kwigendera Uruga cyangwa Sherisa. Aba bana bombi barozwe n'abahungu bakomoka ku babyeyi bavuga ari kijyana, kuko ni abantu bo hafi muri sisiteme basanzwe bakora muri ayo marozi, kandi basanzwe bayatunze mu ngo zabo. Murumva ko bikomeye rero, niwo murimo bakora, niwo mwuga, babikoreye igihe kirekire. Ubundi twe iyo urwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nangwa se iyo mu revolutionary, uba uri defender wa demokarasi muri society. Aba rero ngiye kuvuga bari bukurikireho ni defenders ba dictatorship, kandi turabazi neza uwo murimo bakoreye igihe kirekire. Umuhungu wishe Uruga, uriya mwana wa Gasagure, ni mwene Nasagambe. Niba aravuye mu gisirikare majoro, niba aravuye mu hiroka rirentona, ngira ngo yaje kuba kapiteni nkiri mu ngabo, simbyibuka neza. Ariko nababwira Nasagambe ni muntu ki? Nasagambe senior, ese uriya mwana witwa Fred Nasagambe. Nasagambe yatangiye akazi ko kuba umusirikare cyangwa mu nkotanyi, ari guide. Abantu batuyoboraga kubera ko abantu bavukiye Uganda benshi twaje turi abayobozi nangwa abasirikare mu rugamba rwo kuza gucyura abanyarwanda, nangwa urugamba rwo gutera u Rwanda muri 1990. Muri izo nkotanyi abenshi ntabwo twari tuzi igihugu. Umuntu wabaga avuka ku mupaka nangwa avuka hariya mu Mutara hakurya, uwo yari ingenzi kuri twe. Nasagambe nuko yatangiye akazi, yatangiye ari guide, aramwe n'abandi bagabo ntashaka kuvuga amazina bo muri Mpororo hariya. U Rwanda bari rogiyemo ku mpamvu zitandukanye, basura abandi bari barahatuye, abandi bacuruzaga inka bakajya bazirongora bazijyana no Kigali ndetse no mu Kigwegabiro. Nasagambe rero yari muri abo. Atangira atyo kuko yari azi u Rwanda, cyane cyane kariya karere k'Umutara. Aza gukomezanya na DMI gutyo mu ntambara hose. Ageze muri leta Nasagambe nako yaje kuba demob, ariko maze kuba demobilize
yakomeje ari mambure mukuru wa DMI, ubuyobozi bw'iperereza, ku buryo n'abagiye bayobora hafi nyuma ya za 2005 nta Sagambe yibonaga ari hejuru yabo, kuko bari ba junior, bari nk'imyiga guhuma. Ndakubwira ngo n'abayobora n'uyu munsi ni abana kuri na Sagambe, niwe mujyanama mukuru cyane cyane ibintu bijyanye no kwica no kubita amafuni no kuroga n'ibindi byose byo kurengera iriya ngoma. Yakoranye bya hafi n'abitwa ba Gasana Rurayi, mwumva, abitwa ba Gege Mupenzi, abitwa ba Yande DMI ikiri mu kuremwa hariya yubaka. Ubu ni na Sagambe, DMI niwe nawe ni DMI. Ayibayemo imyaka yose, ku buryo ndakuvuga ngo abagenda bayubaka kuva muri 2005 kujyana hejuru. Ni umujyanama mukuru wabo w'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, cyane cyane byigizayo ngo abatumvikana nangwa abatavuga rumwe na system. Murumva rero ko uburozi abutunze atuye nabwo iwe mu rugo ngayo ngoko. Murefu ni musaza wa Nyiramongi Jeannette. Abanyarwanda ubu mumenye yuko uriya mwana, impamvu uriya mwana witwa Sherisa, umukobwa wa Sekaryongo, kapiteni Sekaryongo, yaguye muri hoteli, biravugwa cyane ntashidikanywa yuko yaguye muri hoteli kwa Murefu uri ukurikirana na Nyiramongi mukaga Kagame, akaba n'umwana we ari we wamwishe, niko bivugwa. Niyo mpamvu mubona ari ntukoreho, ntutunga y'urutoki. Murara uriya mubyeyi mukase Karyongo Miriam, murareba uriya mugabo Rukundo, sekuru uriya mwana Sherisa, mwabonye ukuntu birinda cyane, ni ntutungayo, ntukoreho, ntukomeho, kuko bazi ko nabo barimbuka. Banyarwandakazi, Banyarwanda, nukuri namwe nimwumva aho ruriya Rwanda rugeze, cyane cyane ku bantu abana bakomoka ku ntwari zarwanira ruriya Rwanda. Gasagure na Sekaryongo twarabanywe, dusa n'ababyirukanye, twareganye amashuri, twakoranye igisirikare ndetse tugira umwanya wo kugikorana igihe kirekire, kire cy'inkotanyi. Ni abantu nzi bose bari inyangamugayo, barwana igihugu. Ariko kubona bamburirwa n'Abanyarwanda abo banarwaniye. Na Sagambo yakomitse mu gitsinsino, ariko yari gayidi, nuko yakomitse sinkuza. Ariko abagabo Sekaryongo yigisha ingabo z'u Rwanda zose zibaho, ntaho utaramunyuze, n'umujenerali w'uyu munsi ntaho utaramunyuze mu maboko. Gasagure yabaye umuntu wabaye mukangurambaga, yabaye political commissar, yabaye instructor, yabaye administrative officer, yabaye koze muri za mesi, yakoze ibintu by'igisirikare byose. Ariko kubona bamburirwa n'u Rwanda baharaniye ngo ruzabe rwiza, ni igitangaza, ni iby'agahinda karengeje, ni ibyo twarwanije mbere. Jewe Mupende ntaye nava mu Rwanda, ni bene ako karenganya najyaga ndwanya. No kuri kw'Imana yo mu ijuru nta kintu napfuye no kwa Kagame, nuko najyaga nanga ko karengane kandi nkakavuga ku manywa, riva ku manywa y'ihangwe, bakanyita umusazi ko bari bazi ko ngo Kagame yica. Nkabibabwira, nkahora mbibabwira umusubiro, nkabyanga. Nabo bapfuye, naba base waba bana twarabivuganaga. Bamwe bari mu bampanaga kutabivuga, abandi bati uzapfa, atari uko bumva ko atari byo, bumvaga ko ari byo, ariko barebaga ni nk'umusazi wiyahura, kuko niko nari ndemye. Rero birababaje cyane kubona abana bacu, abana b'abantu barwanira kiriya gihugu bakakitangira, bagasiga imfubyi inyuma, bagasiga abanyina baharana, barwana biremaho amahata kugira abana batera imbere, bamara kubyiruka baciye ubwenge, bafite ariya madigori twese twumva, bakababambura. Abanyarwanda mwese mumenye yuko ubu burozi bwinshi bunyanyagizwa mu mahanga ari proje ya Nyiramongi n'uwo musaza we na bene wabo bandi, cyane cyane binyuzwa mu bantu bitwa abagore bari muri aya mahanga, abategarugori. Bikanyuzwa muri ba bafatanyabikorwa bose bafatanyije, bita abapasiteri
na za ranka zose zo mwumva zo mu matorero, bamwe n'ababishopu, abandi n'abapasiteri, abandi n'abapotre, abandi bibitangaza, ariko bama abandi bose, none of them is Christianized. Ndakubabwiza ukuri, abo bose bakabya ni amabandi, ni abantu bakorera iya ngoma y'igitugu, ni abantu bashaka imibereho ariko mu buryo bubi bwa Rusifero. Ibyo ndabivuze kandi maze imyaka mbigenzura. Ni rya mukuru, abo bose ndabazi, nakurikiranye uko batangiye n'ibyo bakora. Ni funding ya Nyiramongi na Kagame, ni funding abantu makanisa yose muzarebe, abo bagore bose b'intyoza n'abakozi b'iriya system. Iyo Nyiramongi burya yazengurutse akajya mu mahanga, n'aka kazi abajya gukora ko gutanga uburozi no gukangura cyane cyane abadamu ngo bashabuke baroge benshi bishoboka, ngo barinde iriya ngoma ya Kagame n'urubyaro rwe. Iriya ngoma imaze igiye kuba empire, amen, sinzi ururimi nakoresha, ariko ni empire nangwa dynasty, ngo bashaka kubaka da. Aho se bizakunda ko Abanyarwanda dukomeye, ko Abanyarwanda dukomeye, na cyane cyane muri iki kinyejana cya 21. Kagame azayobora muhungu we Ayani, niba ari Ayani, niba ari inde ayobore, umukobwa ayobore Abanyarwanda ko ari ubundi bwoko, ko yakwitonda. So ibi biterane byose mubona mu mahanga Nyiramongi aza gukoresha, byitwa imbuto, byitwa ndi umunyarwanda, byitwa nta kindi biba bigamije, cyangwa ibi bikorwa by'amabandi yigize ngo ni abakozi b'Imana. Intego nyamukuru ibagenza mu mahanga, ibazengurutse no mu Rwanda, no guterana. Iya mbere ni ukurata u Rwanda bahishira iriya ngoma y'ubwicanyi. Icya kabiri ni ugushishikariza uburozi no kurwanya batavuga rumwe n'iriya ngoma aba ari bo bose. Murumva rero yuko biragoranye abo mu muryango wa Leta Major Gasagure cyangwa kwa Kapiteni Sekaryongo Steven kuzapfa bahawe ubutabera muri iki gihugu, muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Nuko bimeze, ariko biteye agahinda. Ababyeyi babariye abana b'abakobwa base wabo Sekaryongo na Gasagure baharaniye kiriya gihugu ngo kizabe igihugu cy'amahoro. Ayo mahoro n'abana babo n'abazabakomokaho bazinjoyinga ayo mahoro, ngo ababo ntibazongere kwicwa na bagenzi babo babene igihugu mu buryo bw'akarengane, maze ngo babure bananirwe kurenganurwa. None dore imfubyi basize inyuma nazo bariho barazambura ubuzima, kandi nta butabera imiryango yabiteze. Banyarwanda, ibi biri serious, biteye agahinda. Buri muntu akwiriye gutekereza uri mu Rwanda, umuhutu umutwe umututsi. Batutsi mureke gutekereza cya kintu ngo ni dictator wacu, ngo ni mwiza ko ari dictator wacu, ngo ni umututsi, ngo ni inkotanyi. Muve muri icyo kintu cy'umwambaro w'ubukotanyi, ubuhunzi, ubututsi n'ubuhutu, kuvangura. Mwishyire hamwe mu mbone ikibazo nk'ikibazo, kuko kirahari, ntawe cyenda kubagira. Nimutakibona ngo gishakirwe umuti. Nayo nashaka kubibutsa, nanjye nashaka kubakangura. Murakoze mwese kuba mwashoboye gutega amatwi iki kiganiro kigufi. Nanone ntimwitekerezeho. Ndabashimiye kandi murabeho.